Rusizi uyu munsi turayivugaho agace gatoya kerekeranye n'ibya Kibiriga kuko biri current ariko nyuma yaho hazaba bijyanira niyo video babonye ikiganiro gitangira ikira igisigo cya umuntu umuturage wahimbiye igisigo Kibiriga turaza kukivugaho n'akandi ka audio katavuga neza uriya mudamu bivuga ko ari aka Animari uriya vice mayor wagiye atuka umuntu amubwira ngo ni umushenzi ngo ni umunyamusozi ngo ntabwo yize ibintu nk'ibyo amubwira ngo ntuzongere kugaruka hano bari mu nama irimo abantu benshi ariko ubwo uyu munsi turavuga ku bintu bisa naho biri current biri related kuri ayo magudio na video nandi makuru nabonye yego gahunda yagira inka munyarwanda yageze hose aho kwa Kibiriga dore abanyarusizi ubu dukamayera tukisiga uwo mwerera nta mwera uruhu ruranyerera ubworo bwajyanye na za nyakatsi akarima k'igikoni kaciye igwingirana bwaki erega kwa dogiteri Kibiriga ntiwatandukanye umukuru n'umutoya kuko bose uzasanga itota ariko ritemba erega kwa dogiteri Kibiriga ni seti niba badasaza ndabikubwiye dore nk'akakanda kari karahigiza karande kakarandaranda dogiteri Kibiriga yarakaranduye arakandarika yanzara yatugiriraga inzika yarayifasha arayizika izika ubutazigera izuka indatwa mu mihigo duheraho dutabibyena ubu turahinga tukeza tukihaza tugasagurira yemwe n'amasoko amafaranga tukayasokera za sako abanyarusizi turasobanutse goma urakina na dogiteri Kibiriga ni seti iwanyu se nibangaye batunze iyo dogitora iyo dogitora we yo ntago ari gatoraguye sinagifuti bamuhaye yigira ishuri ryararishobosha no mu bushorishori bw'amajuri hakura impamya bushobozi y'ikirenga dogitora ngaho ho Rusizi heri bigitangaza dore ibikorwa remezo se ko yabiduhaye byose uko byakabaye ngaya amazi meza amavuriro amashuri amashanyarazi mama shengewe dore Rusizi iri gushayininga dogiteri Kibiriga yarayakije ubiraka ubu bizarakaza zimanike silivupure dore mu gihe gito dogiteri amaze atuyoboye yatugobotoye yangoye y'ubutindi uwo amazina tumwita tumuvuga imyato ntirutebuka haniseti Kibiriga ni na rutabura ingoga ikimaranzara urakaza neza rero Rusizi wige kuzigamira izabukuru utazavaho usaza usabiriza kandi warihaga dusangira amasaziro meza dore ni Rusizi nitwe turi kwisonga mu kwesa uwo muhigo ku rwego rw'igihugu shora imari yawe kwa dogiteri Kibiriga Rusizi ahazira cyagisiga cyagitifu ahazira ya miti y'ikaramu maze twiharitse kuzakwakirana yombi kuko ari twe bakizigenze ku rwego rw'igihugu urisanga kwa dogiteri Kibiriga rero urisanga kwa dogiteri Kibiriga aho imiyoborere myiza yashinze imizi ibibazo byacu tubicogoge ntaceceka ntacishwa ngo dutesha agaciro umuturage kandi ari we boss tujyanemo twongere tujyanemo urisanga rero karibi Rusizi ubusizi bushingiye ku muntu icyo nicyo bita nicyo bita subjectivité byose ukabiharira ku muntu aho kureba oya donc ni nkuru ushobora kuvuga ngo igituma kanaka nakanaka gutya izo aba ari subjectivité ahubwo dore wenda uti umwuka mubahana umwuka noneho rimwe na rimwe ugasiga uvuga ku muntu rimwe na rimwe ukamutwerera n'ibitari byo yego ko VP Girinka icyayi ntabwo ari ibya Kibiriga ni ibya leta si byose ntabwo Kibiriga yazanye amafaranga ngo bayaharuza imihanda muri Rusizi umuturage rero baragisize kiranatanga kirasirikizwa abantu bakabwira bamwe bakabwira Kibiriga ariko ura muturage rwose sigo waki ibintu nk'ibyo amwitirira ibitari bye kandi icyo gihe nabwo uba wigize ni nko uba wigize nk'umwami cyangwa umutware cyane ariko hari n'abatware batabikunda ntabwo ari byiza nyuma ya hariya hari n'akandi na audio nubwo itavuga neza mwumvamo uriya mudamu ngo uriya vice mayor Animari yego
arimo atuka umuntu mu ruhame yeah. muri sare y'inama wagira ngo ni umuguru wamushenzi we umunyamusozi ntiwarezwe ntuzongere ntuzanahagere ibintu nk'ibyo biravuga gakeya ariko birakwereka ngo bano bantu bavuyeho byari bimeze biti niba ndakwereka niba Kibiriga Tendance niba yaremeraga ibisigo bimusingiza aho gusingiza leta yego iyo Tendance ntabwo yari nziza ubwo umuhaye niba yari amaze imyaka 3 umuhaye 20 byamera bite iyi Rusizi yayigiriye ubwo ari byo yahasanze aremera ko umusizi abyitirira we ntamuvuguruze hari abantu bagenda uko ni ko umuntu agwa mu makosa icyambere ubudasabwa bugarama ntabwo ni byinshi ariko ndavuga bikeye yego ejo bundi nta mezi menshi arashira ntabwo byabirenza amezi 5 amasituwasiyo ngiye kuvuga benshi ntarengeje amezi 5 umuforoderi watwaraga ivatiri agira atya agufatiye ivatiri yatwaragamo fraude yahinduraga purake uko ashaka urabyumva none Rwanda Revenue imutega iri kumwe na komanda nta ma escort kurumva bumvaga ari ibintu biri simple umukozi wa Rwanda Revenue na komanda wa polisi baramuhagarika abona bamufashe kuko byarangiye none arababwira baramubwira ati ngaho ati riba munjyanye rero mujye mu modoka tugende nyine kuri aho munjyanye yego mujyemo bana ashyira mu 140 aragiserera akajya agenda babaza mwese mwarabyaye se nizere ko niba mwarabyaye muze tugende kabisa aragenda ageze ku gasozi hejuru imodoka arayihirika fraudeur iyo modoka nubira cyari kuri station urandeba gutyo se tegugiye urebe kutayicyasanga ubu fraudeur arafunze icyo gihe komanda yarahakomerekeye urumva lazima ebana ajya kwivuza umukomanda amazina sinyavuga ariko barayambwiye aza kwivuza i Kigali ebana hehe na Bugarama niba yaragiye mu kazi ahandi niba yarahise asaba demo baravuga ati ahantu imisozi iragwira uri kumva hanyuma wa wundi wa Rwanda Revenue we umanza ngo bana namufunzeho kuko kurumva byabazwe nk'ikosa kubura ugiye gufata imodoka warangiza ukayijyamo ebana yarabirukanyije bageraho basaba imbabazi ngo reka tuvemo wigendere na fraude yawe arabanye ati niba mwarabyaye nta kibazo muze twipfire ageze ku gasozi arahirika ariruka abaturage nibo batabaye baramufata ubwo komanda ajya kwivuza DPO uwo nguwo wa Rwanda Revenue byari byoroheje ariko aza no kubibazwa iyo situation iri yavuba itari ya kera cyane mwese mwarabyaye ndumiwe ko bumuwe kare hanyuma kutangiriye hejuru yes uwo mupolisi yari nka yari CIP ngira Chief Inspector of Police okay ati mwese mwarabyaye ati musezere twagiye urumva aho ndi mu Bugarama hanyuma bukeye indi dosiye patrouille y'abasirikare mu kazi baragenda hari akaru kameze nk'akavuyo k'indaya ariko zirimo n'abahungu bakeya abenshi bari abagore patrouille ishaka kubashyira ku murongo kubabwira murasakuza muragira gutya basa naho batongana ariko nta mirwano yahabaye ebana gakeye zandaya n'umugabo nk'umwe cyangwa babiri bajya kwa muganga bati badukubise batwishe twarembye bose n'umugabo ati batwishe abagore bo bakanavuga ko ngo basambanyijwe urabyita nayo ntibyarangiye se wakuriye abibajijwe urumva abantu biyoruganiza ako kanya bagiye kwa muganga ati nunuti inkoni z'abasirikare ba nijoro dore chef wa patrouille arabibazwa
ntabwo ari chef wa patrouille uri hejuru cyabyihoreje cyabyihoreje hariya hanyuma tandukana na babandi babeshya ababona Ishwadil bamaze kugeza benshi ku nzozi zabo. Aya mahirwe mboneka rimwe ntagucike. Ubu ushobora kubona akazi cyangwa kuminuriza byoroshye mu bihugu nka Canada na Amerika ubifashijwemo na Neo Travels. Izi nzobere zigufasha kandi kubona visa, inguzanyo yo kwiga no kubona amashuri meza muri Amerika n'Uburayi. Si ibi gusa kuko ushaka no gutembera, kubona akazi no gukora business byose babikugiramo neza kugeza ubonye visa. Kabya inzozi zawe zibimamo hamwe na Neo Travels. Ku bindi bisobanuro wabahamagara cyangwa ukabandikira kuri nimero ubona kuri ekara yawe. Neo Travels, amahirwe yawe kuri inshuro ari imbere yawe. Karegeya Omar Pano KOP turabasuhuje ndetse tubifurije amahoro y'Imana aho muherereye mwese, komeza kugirirwa nayo rwose abagenderera bagereho, mukomeze mumererwe neza cyane. So rero nk'ibisanzwe turi kumwe na mwarimu wacu Karegeya Omar Jean Baptiste udufasha mu buryo butandukanye akanyuzamo rimwe na rimwe hari n'igihe atuzanira exclusive. Muri no minsi hari umuntu twahuye arambwira ati inkuru ya Karegeya yakoze Kicukiro y'umuntu bimuraga ati iri mu z'umwaka ariko ni nayo iri imbere mu iri most populaire niyo yarebwe cyane hano yego hagakurikiraho ya Nadine abagore b'inzobe rwose okay yes ubwo rero niko bimeze kandi ni byiza rwose kunyuzamo n'izo nkuru nazo tukamenya ibyazo. Uwo muntu yarambwiye ngo nzagutera iteka kuko ninjya kuri KOP ko yakaragukurikira cyane ati njya mubona yagiye ahantu mo hasi mu bihuno mo ati ubundi namubonye nyuza urumva ko bya byose nakazi bura icy'ingenzi ubutumwa bwa ngombwa nuko abantu bumva ko yicano ni ya twese ni abavandimwe. Ntabwo mvuga ngo habaho ibi hakaburaho ibi icyo nanakunda nuko ntabavuga ngo wagiye ahanga wagiye nazanye utunyoni narinzi ko wagiye kuzaza intare muri no minsi video y'intare ndi barimo barayeditinga bukagera twagezeyo. So ubwo icyo nshaka kuvuga nuko niba tuvugaho ibya politike tukavuga ibiri sociale tukavugaho ibijyanye na ubuvugizi tukavugishyiramo ibijyanye n'ibidukikije bihangana rimwe na rimwe kandi no kubavangira biba bituma barushaho kuruhuka ko nka cyagiye cyo kujya gutera igiti rwose nabyo barabyishimiye. Yego ejo bundi kuwa gatandatu tuzakorera umuganda ku Gisenyi ko naho nibidushobokera tuzafatamo aka video donc abantu ni ukwisanzura nta constipation hano. Hanyuma icyo ubwo butumwa bwari ngombwa ko babwumva. Hanyuma hari byinshi twakabaye tuganira. Turi mu cyumweru cy'abafite ubumuga cyo kuzirikana abafite ubumuga ari nabwo hazaba konseri irimo abahanzi harya nibwo bwa mbere nzaba mbabonye nabonye harimo Riderman Juno Kizigenza Marina Ushari yego tuzaba turi kumwe kuwa gatandatu turi kumwe kuwa gatandatu i Rubavu yego. Hanyuma kuwa mbere tuzaba turi kumwe nabo Indago muri Nyaruguru. Bruce Melody niwe nabuzemo ariko we ntaragaruka. Oya nawe ubwo nzamuhamagara tuvugane kuko ubushizi iyi campaign yarayirimo niho handi yavuze ati itike ndayikatishije. Oya nzamuhamagara abyivugire hano yego niba bamubeshyira nabyo tubibeshyuza. Oya agomba kuvuga rwose yakabaye ahari. Ubwo niyo gahunda dufite bitumya rero kubera ko weekend ngomba kuba ndi Rubavu nkavayo njya Nyaruguru yego. Bituma hari byinshi hari bimwe tuba turetse kuvuga ariko hano nta mushara uhaba cyane ko ibyo tuba tuvuga biba bitaravuzwa ahandi yego. Uyu munsi nari nateganije kangire reaction nkora ku ba feministe nyuma y'ikiganiro nakoze. Yes nyuma y'ikiganiro nakoze hari abatanze commentaire abandi baranyisangira inbox muri make kugira ngo mbiresume Agahozo Peace akurikire anyumve azashakira abantu bitwa ko ari abafeministe radicale tuganire twumve imigabo n'imigambi yabo nidusanga nitugira aho duhuriza batwemereye. Jewe ndabye ahangaha yego
niba twemerera abaradikaliste bakavaho bakagaruka bose bakaba abafeministe, yego nanjye iyi pano izahinduka feministe. Duharanire twese hamwe ko abantu bose baba abafeministe, twumva ko umugore ari ikiremwa, ari umuntu ugomba kubahwa, ibye byose akabibona, ariko radicalisme ikavaho. yego yego Peace aranyumva n'abandi, yego n'abandi tubanze twumve ngo ese feminisme yo yumvikanye, sino iyo uzanye radicalisme ni nk'ubutagondwa fete, ni nk'ubuheza nguni n'ibindi bitari byubakwa. Rwa rugero naguhaye rwo gutigisa avoka ntabwo ari byo. Tubanze twumvikanishe niyo feminisme, ese koko abantu ese nta babyeyi bagihari bajyana abana ku ishuri, ab'abahungu abakobwa bakabareka, n'ibindi dufatikanye n'abagore. Ariko abaradicaliste babe bagabanije, nibanyemerera Joswira nzababera ambassadeur igihugu cyose, tugerageze abagabo bose bahinduka abafeministe, kandi byaba ari sawa, tujyanemo. Ariko abaradicaliste ntabwo ari byiza. Icya kabiri, nk'uko nabivuze muri introduction, buriya abaradicaliste barimo barashaka tandase ni nk'iyo gusenya umuryango, kuko umuryango wacu wubakiye ku muco, wubakiye ku muco pe, kugira ngo uzabyumvisha abantu ko hari ari kwa nyiramana atari kwa kamana, bizavunana. Ingaruka mbi cyane zihari ni ukugwiza abatinganyi b'abagabo, abagabo bashatse, ukumva, kuko umuradicaliste namuremerera azajyaho byoroshye. Muri fuite aho ashobora guhungira harimo kujya mu nzoga n'ibiyobyabwenge, harimo kujya mu mipira akajya yireba 3, 4, 5 match imwe, ariko harimo no gushaka ibimworoheye, no kujya mu ndangamirwa zimwe twitaga indaya kera. Ibyo bintu byose gushaka ahandi hantu yakemura ibibazo, kubera ko umugore w'umuradicaliste biba bigoye kubana nawe kuri ziriya condition. Ngaho rero nimwibaze umugore washatse afite umugabo, hanyuma yajya muri kura ya feminisme radical, ubuheza nguni mu ngingo yo guharanira uburenganzira bw'abagore, umugabo bikamurambira akajya muri izo nzira zose narimvuze, society zaba iri gusenyuka. Hari n'ababireba kure, ariko nyisi ndagerayo, hari n'ababireba kure bagasanga hari abantu bafite iyo agenda yo gusenya societe nyafrika, kuko societe nyafrika ishingiye ku muco pe n'umuryango. Umuryango niwo pilier. Hari ibindi bihugu umuryango waho ari umugabo n'abana, umugore n'abana batagejeje 18, nyuma y'iyo famille ikaberagira. Ariko twebwe turacyafite ya miryango banyogosenge, uribuka cyagiye turi ikinyinya twagiye gushyingura, wabona ira n'umuryango umwe, wabonye ko bangana. So rero ushobora gusanga hari abandi bantu babifitiye gahunda yo gusenya umuryango nyafrika, kuko wari ufite imbaraga, aribwo bundi buryo bwo kugira ngo babinjirire. Baratwinjiriye bagendeye ku moko, turamarana, no bageze no kuri nuwayo y'umuryango. Nabyo no kubireba, nge sindagera kubikirigitisha amaso n'umutima wanjye, ariko niyo tandaza cyane cyane ko ngira ubwoba cyane iyo mbona message bakora zose ziri mu cyongereza kandi zigaca kuri Twitter. Iyo mbona ibibazo biba ku bagore, ariko ugasanga reka da. Iyo wumva umuntu avuga ngo ni umufeministe radical, atarahamagara ONG gufasha abakobwa babyara batarageza igihe, nibaza iyo feminisme ni yihe irimo aho. Atarazana ONG yishyurira abakobwa amakotex b'abanyeshuri, nibaza iyo feminisme ni yihe. Atarazana gahunda yo kuvuga ati igihe ikizamini kibaye umukobwa ari mu mihango mu gisubike, tubyumve tumufashe, iyo natwe aho ngaho twamufasha. Ariko buri kanya twite mu cyongereza hanze, twite mu cyongereza, so what? Abantu bagomba kubireba, kuko ngiyewe vraiment mba numva mbabaye. Ariko niba bataraba benshi, tubamenye, tumenyane, baze nano babisobanure. Ariko nimemera guhagarika radicalism, natwe abagabo turi tayari kubafasha. Niko bimeze. Hanyuma baza kugira
umuntu umwe utarashatse utarabonye akanya ko kugira ngo yandike commentaire arampamagara sobanurira ibyo bintu ko abantu benshi ari gihe bavanga mu kazi ariko nabyo nta nubwo wakwitandukanya n'amateka yawe benshi ari nk'ibikomere bagize mu bwana mu bukumi cyangwa mu ngo yego ibyo nabyo tugomba gutera imetero ese abaradikaliste babanye bate n'imiryango yabo ese umugabo ufite umugore uvuga kuriya we aba yumva comfort ze zirangana iki noneho kubera ayo mateka ko hari n'abagabo buriya nk'abagabo bavutse abantu bavutse mu miryango irimo abahungu benshi kurusha abakobwa deja bo bakura ari abafeministe gusonga ubugari gukubura gukoropa toilette kumesa none urasiganya nde tubanze turebe ibyo bintu hanyuma rero aza kumbwira kariya kantu twavuze hari akantu nungutse kiriya cyo kuvuga ngo abagore ntibafata amazina y'abagabo ubundi ikintu cya mbere ahubwo rwose konguzi kuba bikoze gufata izina ry'umugabo ni icyubahiro cy'uko niwe mugabo wa mbere kandi nawe mugabo wa nyuma mu banyi cyane ufite gahunda ya divorce za buri mwaka we ntiyakwirwa rifata ahitamo urugero uwo mudamu amu urugero rw'umugore muri Brazil yego kuko guhindura izina bigorana umugore afite amazina 8 amaze kudivorce 3 ubwo afite amazina y'abagabo 3 afite iryasi afite irye noneho na preno iri composé bu Kristo iri composé amazina 8 ko kujya kurivanishaho biragora kurusha kurishyiraho yashatse umugabo afite 3 ashyiraho kongera n'iryase rya 4 none amaze kugira abagabo 3 ibyo rero nicyo kimenyetso cyo kuvuga ngo ubundi gufata izina ry'umugabo wakabaye uvuga ngo ni ikimenyetso cy'uko nuwo nta wundi kuka kuko ntabwo waba ushaka umugabo buri myaka 2 gufata izina rye urumva gufata izina ry'umugabo ni garanti yuko ari uwo ariko kuvuga ngo ejo bundi ari umudamu wawe yitwa gute mu kinyarwanda umuruta sate ubwo tukazaza kwita umuruta sate jire nanjye nkitwa Mutegarugori Jean Baptiste ariko ye oya ntago byakunda kandi mwabishaka mutabishaka ku ngingo y'umuryango ndabivuga nimugire ngo ni jyenyine turi benshi yego abagore abagabo abasore turi benshi ku ngingo y'umuryango twese turawuhangayikiye ariko nanone si wo kuzanamo imigagaro itegeko ritaraza ngo rivuga ngo buri wese yaba umutware w'urugo byarikoraga ubundi si umugabo ushomereye yitwa umutware w'urugo niba ni utunze urugo icyo gihe niba bari umutware cyane ariko ntabwo abantu babisiganira ngo bizemo amahane neza umugore niba ari we wishyura inzu ari we waguze imodoka ari we ugura karubira ari we urihira abana minerivare ari we wafashe ikibanza ubwo si umutware si ngombwa ko bivugwa mu magambo oya shimira abagore byikoze shimira abagore rwose b'abanyarwandakazi agusohokana inkoko ifi akenyanja byose ku mafaranga ye yahembwe cyane ariko yaragize ati papa kana saba fagitire nta n'igihumbi ufite mu niyo gahunda nta ruhare wayigizemo bakubwira ati ngwino tugende uragutomera ariko umugore akakubaha ati babwire bazane fagitire bayizana ya seriveri yayizana seriveri nawe wo mu Rwanda ahita yiha umugabo waba ufite igiceri cy'icumi yewe data we nta museriveri uzana fagitire ngo ayihereze umugore wakwambara isengeri bakaba bambaye ikanzu waba wambaye boda baraza umuseriveri wo mu Rwanda araza fagitire akayiha umugabo wabyumvisha umuco ubwo nitubihindura byose birahinduka akayiguha ukayisesengura wasanga byuzuye ugahereza madamu nawe ntabwo yirwa narebaho si ngombwa uwo mwashakanye n'undi wese yagusengerera akakubaza wabirebye agahita afata amafaranga akayaguha ugahita uhamagara seriveri akaba ari we uyatanga amafaranga akava mu ntoki z'umugabo ibyo bitwaye iki si ubwubahane hari agahato karimo ni ngombwa ko tubishyiramo umugaga dufite uko twubahana si byose dufite uko twubahana
kimwe n'abagabo nk'uko abagabo nabo Yego. bazi wenda rimwe na rimwe akavuga ati ibyo guhaha ni ibya madamu amara kuyahembwa ahereza madamu hari n'abaza rwose umushahara wose bakawuha madamu none uko akeneye agacupa akavuga ati kantumirize nkanywere mu rugo cyangwa se ngiye mu kabari nkanywereyo hari umuntu tugiye guhura ibyo byarizanye ntabwo ari Beijing ntabwo ari Maputo nta no suze mukecuru Mukantabana ariko yari yaravuje Mukantabana Crescence ni inshuti yanjye yambwiye ko tuzakorana ikiganiro wa wundi twigeze gucishaho muri Maputo uri muri Dr. Ambwira ati ibyo bintu nzabigusobanura rwose harimo ibyo bakabiriza harimo n'ibyo badakabiriza dufite uko tubaye icy'ingenzi nuko impamvu nemera ko nshobora kuzasensibiliza abagabo benshi bagahinduka aba feministe nuko fete ni nkaho n'igihugu cyabaye feministe ariko ntabwo kiri radical kuko ukurikije aho twari turi nibyo mpamvu nakubwiye ngo kuzunguza igiti cya voka akamanuka n'izishaririye hari izamanutse zihiye zirahari itegeko kuzungura nta mugore azungura ubu birahari ibyangombwa by'ubutaka 50-50 hari ibirenze ibyo kuzungura guhabwa umunani bigihari ibyo byose biraba kwiga iki cyane rwose turazamura 30% hari bitarabaye koko none ubu ni ngombwa noneho haze ngo havuka itegeko rivuga ngo kirazira kikazirizwa ko umugore yitwa izina ry'umugabo ibyo se kujya bigende bite ibyo byose si ibyizana ako kantu ko kuvuga ngo uyu mugore akujyanye mu kabari ni wowe wishyura kandi amafaranga araye si byizanye hari ababyigisha icyo kintu cy'abaseriveri bazana fagitire akayihereza umugabo si byizanye si umuco nese ibintu byose tubihindure finano bizahinduka intambara bitari ngombwa bintu niko biremetse niko biremetse ni ibintu twabayemo igihe kinini kandi igihe cyose ntacyo bitwaye ikibi ni ukubangamira uburenganzira bw'umuntu hari naho bigera nibyo nakubwiraga nk'umugore wigira umuradikale feministe radikale yego ugasanga wenda umugabo we ntabyakiriye ashatse ukundi kuntu yigenza nese ubwo yungutse arakora mu nyungu zandese nzi n'abagore urumva harimo n'ikintu cyo kuzinura umugabo umugore cyane nzi n'abagore bagura imodoka mbere yo kugira ngo ijye mu muhanda agashaka perimi y'umugabo umugabo akarawitwara hari n'uwigeze kujya mu nteko rwose atwarwa n'umugabo ibyo ni ibintu byizana nta gahato nituzana rero ibintu tukabikomeza bizatugora so umwanya rero ntago ari mwinshi ariko mbere yuko wenda ugira ibindi ujyaho reka tubanze twibutsa abantu ko bakeneye amakaro meza bashobora kunyarukira hano i Remera munsi ya station iteganye na gare cyangwa se bakaba bahamagara kuri 0783 ubundi ukanyarukira ku ikaro ukabona ibikoresho byo kurangiza inzu yawe ariko ushobora no kureba mwarimu Kerema niba ukeneye perimi akagufasha afite igitabo cyitwa Menya Utsinde kimwe nuko wamuhamagara kuri 0782 nawe 488372 yego umva ntayicuritse so noneho rero reka tujye kuri kesi ya Rutsiro ubwo ako kara agaciyemo kesi ya Rusizi ubwo nuko nari maze kureba nari maze gusoma message ya Jean Marie wa Rutsiro twaraburanye Rusizi rero ugeze gukomeza ku kantu kameze nka exclusive nubwo nta mwanya nubwo ngiye kujya mu byo bafite ubumuga yego ariko Rusizi uyu munsi turayivugaho agace gatoya kerekeranye n'ibya Kibiriga kuko biri current ariko nyuma yaho hazaba bijyanira niyo video babonye ikiganiro gitangira ikira igisigo cya umuntu umuturage wahimbiye igisigo Kibiriga turaza kukivugaho n'akandi ka audio katavuga neza uriya mudamu bivuga ko ari aka Animali uriya vice mayor wagiye atuka umuntu amubwira ngo ni umushenzi ngo ni umunyamusozi ngo ntabwo yize ibintu nk'ibyo amubwira ngo ntuzongere kugaruka hano bari mu nama irimo abantu benshi ariko ubwo uyu munsi turavuga ku bintu bisa naho biri current biri related kuri ayo magudio na video nandi makuru nabonye yego kuko ari byihutirwa ari bishyashya yego ariko nyuma yaha tuzakora documentaire tugaragaza ngo ubundi kira gice biti kuki kigorana ko kimaze kunanirana kimaze dore abameya kuva 2006
iyo ni liste oya ni aide memoire niko bayita eh kuva 2006 dore Kibiriga yari uwa gatandatu mu myaka 18 yari uwa gatandatu habanje turatsinze ngira ngo Jean Pierre cyangwa Jean Paul hajyaho Sindayiheba Fabien hajyaho Nzeyimana Oscar hajyaho Harerimana Freddy hajyaho Kayumba Ephraim na Dr Kibiriga Aniseti ubu hariho uriya witwa harya yitwa uvuyeho uri kwa Gitingo Manzara Freddy Habimana komsa urumva amame y'abatandatu bamaze kuvaho mu myaka 18 ubwo mu wayene ni 33 ubu nta urafunga 5 na umwe abavisi bo harimo bake turaza kubireba noneho muri documentaire nzifashisha ya Ndekezi tuzareba kiriya gice kuva ku gihe cy'abami n'umwaduko w'abazungu tuzamuke Republika ya mbere tuzamuke ya kabiri turazamuke n'iyi leta kugeza kuri reforme ya kabiri kugeza 2006 yego ibyo ngibyo Ndekezi Jean Pierre azabifasha adukore documentaire igeze aho ngaho icyo ni kimwe urumva noneho ikindi kiganiro kizaza ni iki ngiki cy'ingoma z'aba bantu ese aba bameya mvuze bataratu Kibiriga we turaba tumurangije aba guhera kuri turatsinze kugera kuri Kayumba Ephraim ni ibihe bibazo bayoboye bate ni ibihe bibazo bagiye bahura nabyo icyo nacyo kizaza ari ukwacyo ubwo ni bibiri bisigaye kuri ishu ya Rusizi kuri Rusizi n'ibindi tuzajya tubibona uko amakuru azagenda za bofete ni nkaho ari intara yose icyo Ndekeza azadukora kuri Cyangugu yose yego amakomine ya Cyangugu ya kera uturere twa mbere ku gihe cy'abatware amakomine yo kugiye ya Republika ya mbere n'iya kabiri tugere ku turere two muri reforme 2001 twitwaga za Bukunzi na Busozo n'impara 2001 2006 abantu ntago babizi muri documentaire nibwo bizaryoha babyibuke ariko twinjira no mu mico yabari abantu kugira twumve igihari yego ubundi ubungubu nyuma y'iriya video urabona umuturage asingiza Kibiriga yego asingiza Kibiriga no mu bikorwa bitari ibya Kibiriga gira inka view party yaza ibyose yabigize ibya Kibiriga gose ati cyayi cyashagasha kiryohera bose ikira cyayi nicyo ubanza nicyo muri Republika ya mbere ibintu byose abigira ibya Kibiriga abantu amakuru ufite nuko banagiriye inama Kibiriga yo kuba yabwira uramusizi akaba yahimba ikindi atashizemo amazina besa ntahimbire Kibiriga gahimbira Rusizi wenda cyangwa Nyobozi yose yego ibyakunze ibintu byinshi avuga muri uyu musizi urabona ko nyine asa naho arataka umuntu kandi ibyo ntago bikunda ntago bikunzwe ntago ari byiza ntago ni nk'aba bandi baboruganije Ingabire Day ntago ari byiza ubusizi ubuhanzi buganisha ku muntu ntago hano bikunzwe goya kuvuga umuntu oya vuga ukuntu urano mwitangazamakuru n'inkuru ntago ubundi zakabaye zivuga ku muntu vuga ukuntu akorate ninde akorate nawo ibyo byose Kibiriga yabidukuyeho dore yazajya yavuze iki mama avuga ngo cyamudongo ngo barakirigita ngo inote avuga ngo gira inka ngo baragotomera ngo amatara avuna umutozo kubera Kibiriga kandi yasanze ibyo izo gahunda zose zihari ubusizi bushingiye ku muntu icyo bita ni bita subjectivité byose ukabiharira ku muntu aho kureba oya donc n'inkuru ushobora kuvuga ngo igituma kanaka na kanaka gutya izo aba ari subjectivité ahubwo dore wenda uti umwuka mubahana umwuka noneho rimwe na rimwe ugasiga uvuga ku muntu rimwe na rimwe ukamutwerera n'ibitari byo yego ko VP gira inka icyayi ntabwo ari ibya Kibiriga ni ibya leta si byose ntabwo Kibiriga yazanye amafaranga ngo bayaharuze imihanda muri Rusizi umuturage rero baragisize kiranatanga kirasirikizwa abantu bamwe bakabwira Kibiriga ariko ura muturage rwose sigo waki ibintu nk'ibyo amwitirira ibitari bye kandi icyo gihe
nabwo uba wigize ni nko uba wigize nk'umwami cyangwa umutware cyane. ariko hari n'abatware batabikunda, ntabwo ari byiza. Nyuma ya hariya hari n'akandi na audio nubwo itavuga neza, mwumvamo uriya mudamu ngo uriya vice mayor Anne Marie yego arimo atuka umuntu mu ruhame muri sale y'inama, wagira ngo ni umuguru wamushenzi we, umunyamusozi ntiwarezwe, ntuzanahagere, ibintu nk'ibyo biravuga gakeya ariko birakwereka ngo bano bantu bavuyeho byari bimeze biti. Niba ndakwereka niba Kibiriga tendance niba yaremeraga ibisigo bimusingiza aho gusingiza leta, yego iyo tendance ntabwo yari nziza. Ubwo umuhaye niba yari amaze imyaka 3 umuhaye 20 byamera bite? Rusizi yayigiriye ubwo ari byo yahasanze, aremera ko umusizi abyitirira we ntamuvuguruze. Hari abantu bagenda uko niko umuntu agwa mu makosa. ndacyari umuyobozi wawe urabyumva umushenzi uzi kwirwa ushyogozanya nanjye ngo nta n'isoni nyamara umwe washutse mu gihe utazajyana uwo ni umugani muciriye ubwira ugushuka ngo buriya niyo umuntu agusuje ngo nyakubahwa ntumurebe igitsure nawe uba umushyigikiye muri iyo ruswa morale. Ni nk'uko uko defense zacagaho wabona uri mu kibazo ngo afande uko defense n'abanyerondo muri corona barabibitaga ntuvuguruze nekoma n'ubu ngubu babikunda kubi ubibabwira rero ira ni ruswa morale urabo kugira ngo umuhuma amaso ntagire agire ibyo adakora. So niba rero umusizi afashe Kibiriga Dr Kibiriga akamwitirira ibiri Rusizi byose ko ari ibya Kibiriga, Kibiriga nka Dr ntabwira umusizi ati woya aha wavuze gutya ibi ni ibya leta si ibyanjye. Uzi ko aho byaganaga hari n'igihe His Excellency yigeze gusaba Senderi na Intore Tuyisenge ahantu bamuririmbye mu ndirimbo aravuga ati ahangaha mwahasimbuza u Rwanda. Nta gihamya mbifite ariko bibaye ari byo byarabaye kandi ndi kubwira nk'umuntu muri showbiz mbizi bakindirimbira bakayisubira ko bivugira iwanjye bihasohokeye kandi atari byo naba ari ikibazo. N'indirimbo yasubiwe n'ubundi ni nk'ibyo navugaga ariko urumva nawe hano ntabwo mbashaka kuhavugira ikintu ntizeye ariko ntacyo kandi ntuzabikate karagaciyemo ariko mu byo navugaga n'ubundi sinamwumve hari n'abatware batabikunda uzi kuki utabyumvaga nawe rwose nawe hari n'abatware batabikunda noneho Kibiriga we arabyemeye igisigo kirasohoka ntiyabwira umusizi ati ibi ni ibya leta dore ibyanjye ni ibi dore cagura reka da arabyanga. Noneho umuntu wemera ko babyita reseroge ibisigo bisingiza umuntu iyo bibaye umaze ku ngoma y'akarere imyaka 2-3 uwaguha 20 byagenda bite? Wakata imbago cyangwa UPI ya Rusizi ukayandikaho Kibiriga icyo bintu babigana. Niba wemeye ko shagasha ibi yaho niba wemeye kwitirirwa shagasha icyayi n'uburyohe bwacyo ukemera kwitirirwa cya Mudongo ukemererwa kwitirirwa Ikivu ukemererwa kwitirirwa Bugarama yose ukemera kwitirirwa VUP na Girinka byose n'imihanda umuntu akabishyira mu gisigo ukabyemera. Tendance ni yuko UPI ya Rusizi wakaguha imyaka 20 wafata UPI ukandikaho izina ryawe cyane nicyo bivuga. Niyo nibyo mbabwira nabo ngabo nubwo wenda niba ari roko defense nzikibaho ari ba daso ari abanyerondo inkera gutabara umuntu wajya umuntu mu byo ushinzwe umuntu yaza agahita kwita fande abaguhumya ubwonko kugira ngo utareba ibitari kugenda neza mu mibanire yawe nawe. Muri corona niko babitaga basanga nk'umuntu yari kwinywera agacupa erega fande ajya wihangana kandi umuntu nta nubwo yigeze nta n'imbunda yize n'igiskuti ntacyo yabayemo akabyumva akakureka. Ni ruswa morale kwemera kwitirirwa ibitari ibyawe yebana buri iyo unyisenya kubahwa birandya nkaburaho mwirwa Karegeya
oya Eh. oya akira ibyawe kuko iyo bigeze imbere bikaba mu mategeko wiyitiriye ibitari ibyawe iyo bakwitiriye ikintu kitari icyawe ukabyemera bigeze mu mategeko wabihanirwa kuko Kirakuremerera. ntacyo wakoze iki se ngo ntibibe byo gihita gihinduka umutwaro. wara icyo ni kimwe. Yego. audio y'uwo mudamu noneho ibintu nabonye Bayumvise. wara reka update rero kugira ngo ntabwo kino kiganiro kiri butinde. Yego. niyo audio niyo video niyo audio bari burebe hanyuma ariko hari ibyo nabonye nyuma yo gukora kira kiganiro. Hari umudamu nari muza amazina ndamutsinda. Yego. Umudamu wasimbuwe na Animari muri Nyobozi. Narababwiye ko bari bapanze abagore batanu binjira muri njyanama. Animari atarimo. Umunsi kwa yari gitifu w'umurenge bamaze gutanga briefing amazina 5 ba gitifu w'imirenge bamwe baca inyuma babwira Animari atari ko muri batanu we nturimo. Atangira gukirize arazikina ziramuhira ariko abazimukiniye nabo babigwamo. Yego. Nabivuze nta banga ririmo harimo uriya wari vice mayor wa Nyamasheke byigeze gusirikira amatora arangiye Josué Michel bavuga ati yatsinze birangira n'ubundi adatsinze ariko ari muri ngira ngo ari Manzari Vice chair w'umuryango mu ntara y'Uburengerazuba. Uwo nawe ari mu bagize uruhare kugira ngo Animari ajye ku rutonde rw'aba batanu. Ari gusa. Noneho udushya bambwiye ku bijyanye ibijyanye na kare ya gace cyane igice cya Bugarama. Yego. Ubundi Bugarama ifite ubudasa kuva na kera. Ni mu mahuriro y'ibihugu bitatu. Yego. Iriya nguni ya Bugarama ikora kuri Kongo n'u Burundi n'u Rwanda nyine Bugarama nyirizina. Bivuze ngo ibyo ari mu mitekerereze ari mu myumvire ari no mu mibanire byanze bikunze ntihabuzemo abagore b'abakongomani bashakiye mu Rwanda. Yego. Ntihabuzemo ababarundi guhahirana. Ntihabuzemo abajya kunywera i Burundi bagataha mu Rwanda n'abarundi banywera mu Rwanda bagataha i Burundi. Donc iyo triangle ifite byinshi. By the way imodoka niba ari ziva Uvira niba ari ziva Kamanyora zinyekongo zica mu Bugarama zikaza Nzahaha Nyakarenzo Gashonga Mururu zikinjira mu mujyi kugira ngo zambuke Bukavu. Ziciye mu Rwanda. Ngaho ibaza aho hantu rero kandi iyo zigenda se zibura se guhagarara. Habura se havamo umugenzi. Habura se wagura donc urumva ubwo buzima. Bugarama kiriya kibaya cya Bugarama gisa naho kiganjemo imirenge 2 Muganza na Bugarama ariko hakabaho n'utundi duce. Hariho igice cya Nyakabuye, hariho igice cya Gitambi, hariho n'igice cya Gikundamvura. Urumva ni hafi imirenge 5. Imiterere yabo rero duhereye no kuri cya gitero bagabye kwa gitifu ngo bagiye kuvana y'umugore Nadine ari ama reaction kuko impamvu mbizanye nuko nakomeje kwibaza ngo aho baturage bateye bate bagaba igitero kwa gitifu. Abantu rero bampamagaye benshi ari ababaye hariya ari abahayoboye hari ababaye ba gitifu ba kare akarere n'ababaye abameya tuba turi kuvugana bagenda bampa updates none bambwira kare agace udutendo twako rero nitwo ngiye kusa naho unyuramo dutendo nitwishi do nubango nubwo muri documentaire ndekeza azavuga Cyangugu yose cyangwa nanjye wenda nkaba muri no insida hakaba harimo Cyangugu yose ariko hano Bugarama kwayo iteye ukwayo kurusha indi mirenge yo hino za Nkanka za Nkungu nubwo naho atari shyashya ariko Bugarama ni special. Icyambere ubudasa bwa Bugarama ntabwo ni byinshi ariko ndavuga bikeye. Yego. Ejo bundi nta mezi menshi arashira ntabwo byabirenza amezi 5 amasituwasiyo ngiye kuvuga benshi ntarengeje amezi 5. Umuforoderi watwaraga ivatiri agira atya agufatiye ivatiri yatwaragamo fraude yahinduraga plaque uko ashaka. Urabyumva? None Rwanda Revenue imutega
iri kumwe na komanda nta ma escort kurumva bumvaga ari ibintu biri simple. Umukozi wa Rwanda Revenue na komanda wa polisi baramuhagarika, abona bamufashe kuko byarangiye, noneho arababwira baramubwira ati ngaho ati riba munjyanye rero mujye mu modoka tugende nyine kuri aho munjyanye yego mujyemo. Bana ashyira mu 140 aragiserera akajya agenda baza mwese mwarabyaye se nizere ko niba mwarabyaye muze tugende kabisa. aragenda ageze ku gasozi hejuru imodoka arayihirika. Fraudeur iyo modoka nubira cyari kuri station urandeba gutyo se tegugiye urebe kutayicyasanga. Ubu Fraudeur arafunze. Icyo gihe komanda yarahakomerekeye urumva lazima ebana ajya kwivuza. Umukomanda amazina sinyavuga ariko barayambwiye aza kwivuza i Kigali ebana hehe na Bugarama. Niba yaragiye mu kazi ahandi, niba yarahise asaba demo baravuga ati ahantu imisozi iragwira. Uri kumva? Hanyuma wa wundi wa Rwanda Revenue we ubanza ngo bana namufunzeho kuko kurumva byabazwe nk'ikosa kubura ugiye gufata imodoka warangiza ukayijyamo. Ebana yarabirukanyije bageraho basaba imbabazi ngo reka tuvemo wigendere na fraude yawe. Arabanye ati niba mwarabyaye nta kibazo muze twipfire. Ageze ku gasozi arahirika ariruka, abaturage nibo batabaye baramufata. Ubwo komanda ajya kwivuza DPO uwo nguwo wa Rwanda Revenue byari byoroheje ariko aza no kubibazwa. Iyo ni situation iri ya vuba itari ya kera cyane. Mwese mwarabyaye ndumiwe ko bumuwe kare. Hanyuma kutangiriye hejuru yes uwo mupolisi yari nka CIP ngira Chief Inspector of Police. okay ati mwese mwarabyaye ati musezere twagiye. Urumva aho ndi mu Bugarama. Hanyuma bukeye indi dosiye patrouille y'abasirikare mu kazi baragenda hari akaru kameze nk'akavuyo k'indaya ariko zirimo n'abahungu bakeya, abenshi bari abagore. Patrouille ishaka kubashyira ku murongo, kubabwira murasakuza muragira gutya basa naho batongana ariko nta mirwano yahabaye. Ebana gakeye zandaya n'umugabo nk'umwe cyangwa babiri bajya kwa muganga bati badukubise batwishe twarembye bose. N'umugabo ati batwishe, abagore bo bakavuga ko ngo basambanyijwe. Urabyita nayo ntibyarangiye se wakuriye abibajijwe. Urumva abantu biyorganiza ako kanya bagiye kwa muganga ati nunuti inkoni z'abasirikare ba nijoro dore. Chef wa patrouille arabibazwa. Ntabwo ari chef wa patrouille uri hejuru cyabyihoreje hariya hanyuma ibyo bivuyeho bajya kwa muganga basirikije message bagiye kwa muganga ariko hahimbwe message mbere uko bajya kwa muganga mu gitondo. Iryo joro baraye basirikiza message zijya mu nzego zivuga ngo patrouille yakubise indaya. Bose bagiye kwa muganga. Urabyumva? Ariko urumva nk'uwari uyoboye aho ngaho ntago byamuhiriye. Nawe ntagihari nicyo bivuga. Hari ahantu urabyibuka ko mu nkuru zagiye zicaho mbere hari aho hari igihe higeze kuraswa abantu babiri. Yego. Ariko wabarashe ntiwamenya ntago yigeze agaragara. Barasatse bibi byose. Naho ni hariya ni Bugarama. Hari umugitifu wahabaye nigeze kumuvugaho nubwo kuri dosiye ya Nadine. Umugitifu witwaga Jerive. Umufana ukurikira ibiganiro muri aka gace kera
mbere ho gatoya muri za 2000 na nageze kuri Gervais. Gervais we ntago namumenye kubera ino dossier gusa. Kuri dossier ya Nadine umuntu yarampamagaye uziranye na famille ya Gervais. Yine ambwira ku bya Nadine nyine. Ambwira ku bya Nadine. Uwo nawe mu gihe cye nawe yarahayoboye. Ebana ikintu cyo kuvuga ugiye gusenya akajagari. Reka. Barahururaga. Bagahura bakarwanya baje gusenya rwose. Kare. Cyane. Kera 2014 ari incident yigeze kuba abaturage barwana na bashaka kurwanya patrouille ku Rusizi rwa kabiri. Yego. Aba patrouille ibonye isumbirijwe ngira ngo yararashe. Umwe arakomereka. Bukeye haba inama abaturage bakamejeje. Yego. Inama rwose inzego z'umutekano hatageze kurungo basabaga. Ngo no oya. Ngo kujya guducuruke nuko natwe buduha umusirikare tukamukomeretsa. Ariko ibaze umuduhe ibaze sha tumukome inzego ibaze gusaba inzego icyo kintu. ariko se Ibaze gusaba barabarakare ariko barabo hino imururu naho nyine handi nakubwiraga za modoka zikatira. Bari bazanye n'intwaro gakondo. None aho bita kwitara niho byabereye. Bazanye amacumu imyambi ibiki abaye. Ngo sinzi wavuze ngo muri kongo iki gihugu ngo niba mushaka kugisigaramo mwenyine n'abagore ngo mwaduhaye uburenganzira tukakivamo. Urumva imitekerereze. Kandi iyo tugeze imururu tuba tugiye kwegera Kamembe. Ikamembe naho abazunguzayi ngo bigeze gushaka donc inzego zagiye kurwanya abazunguzayi. Abazunguzayi banigamo umwe. abarakare cyane. abarakare hari nubwo bigeze kugira wait documentaire kabisa. Ibi bintu ntago byabura imizi. Hanyuma hari nubwo bigeze kunaga umusirikare mu mazi ariko ararohorwa. Bigeze guca ikiraro babonye imodoka ya Rwanda Revenue ije guhiga fraude. Baca ikiraro bitabona hwica. Uri kumva abo bantu aho hose kandi uri kumva ko ntago ari umuntu ku giti cye. Nonko ni groupe iteye uko kuntu ibikomora kuri ya mateka na geography. Yego. Histoire geography. Kuba bari muri triangle ihuje ibihugu bitatu. Kuba none uvuga ngo abo bantu bareyaje isa gutyo harimo abakongomani harimo n'abarundi harimo n'abanyarwanda harimo n'ibivangitirane byabo. Kuko bagenda bashakanamo hagati yabo. Uri kubyumva nuko bateye. So rero ibyabo ni ukwitonda. Niyo mpamvu uribuka ko iki kintu nakibajije. Navuze aba baturage ni bwoko ki bagaba igitero kwa Gitifu. Nzi neza ko niwanjye nta wapfa kuza. Ariko abaturage ngo bayowe ngo na mudugudu na Gitifu akagari bakagenda mu vrema. Ito cyane utwo tuntu tubiri turi karende. Gukubitwa kw'indaya zigahimba message zikajya kwa muganga. Zahimbye ko zakubiswe. Niyo kesi y'umuforoderi izo zinize ejo bundi arabanaga. So rero urumva tuzagenda tubigarukaho nk'uburyo bwo gufasha n'aboherezwa kuyobora hariya. Urwego waba uhagarariye rwose ni ukumenya ko ari agace katameze nk'utundi. Kabisa ntago ibaze bakuvanye Rwamagana bakakujyana mu Bugarama cyangwa Igicumbi. Yewewe nuvuga ngo nubwo cyangwa Kigali n'ukuntu z'abantu boroshye ubuzima wese bari mu bye. Ariko akantu kamwe karaba ukabona igroupe ise yikreye. Biriya byadidiye byo kubona abantu bakavuga ngo muze tujyane kwa Gitifu umugore wanjye ni yari ni ibisanzwe. Nikura niko bahurura wenda hari umuntu ugiye gusenyerwa akajagari. Kura niko bahurura wenda hari umuntu ugiye gufungirwa akabari. Abantu bacikiraro bakataka. Abantu bacikiraro. N'imodoka ya Rwanda Revenue idahita. Ntabwo ari ahantu boroshye n'undi wese n'abandi n'abajyayo nukubanza bakamenya ibyo kandi ayo makuru ngira ngo na governor
nubwo abasanzwe yaza ariko nukumenya gavana mushyashya Yeah. namukengurukiye n'abandi n'undi uzaba meya waho n'undi n'uzaba gitifu waho n'uzajyayo kuba komanda nukumenya ubwo budasa bwaho. Muri documentaire tuzareba uko kwa kundi ya composition uko hakuze uko hakurikiranywe ariko sinzi mu gisigo cya Kibiriga sinzi ahandi hantu ngo niba arimo umukara kuvuga ngo niba ngo hambuye umwami ki umutwa zidibuka ntago ndi kwibuka neza ariko harimo akantu kameze nkako. Donc nuvuga ngo muri documentaire tuzagaragaza uko habeze kuva kera kugeza 2006 bibe nk'inkomoko nko kumenya ngo kuki bimeze gutya ubu abantu ntibakagende batungurwa kuki bimeze gutyo none tugeza none muri documentaire igera 2006 ngewe nzaza noneho mere ingoma ku yindi. Yego turatsinze yari muntu ki yayoboye ati yahuye n'ibihe bibazo asimburwa nande ngira ngo sindayiheba uko bagiye bakurikira ingoma ku yindi ku buryo meya wa karindwi uzasimbura Kibiriga azamenya ngo aba batandatu imbere yanjye bo byagenze bite noneho n'uwahurumbira kuyobora ajya amenya ngo ubundi biteye bite kabisa. ese ugira ngo abantu barwanira ubumenyi ukagira ngo ni iriya vigo gusa baguhaye wewe uryama se usinzira se ngo umushahara wazamutse ugera mu rugo se urugo rukagusenyukana ari ikote na cravate n'ibibazo wikoreye utagira isaha yo kuruhuka. Hanyuma nanone ubushize rutsiro yegura njyanama yose urazi nka uriya mu meya yavanyemo frustration zikaze cyane n'umuryango we umwana umugabo famille tusa. Yego icyo gihe bikirangira nibwo Anne Marie yatwitinze avuga ati aba bantu nyuma y'iyi mirimo bakabaye bashyirwa ahantu bakaba nka reanimation bakagarurwa ibuntu kuko baba barakoze bakora amasaha menshi bakoresha imbaraga nyinshi yego bahembwa menshi imodoka nziza ariko ibyo baba bikoreye ibibazo bakuramo ni byinshi. Niyo mpamvu abantu babaye muri iriya mirimo nyuma muri societe turababura ukababura pe kabisa akagenda kazimira akukuviye cyose akeneye kuruhuka wampamagara dore ikimenyimenyi bangahe ubona kuri kamera wenda tureke n'iza social media no muri televiziyo usibye witwa udahemuka mabure wenyine niwe ugaragara nk'umuntu wabaye muri zira nzego kandi nawe akabivuga niyo abivuga urabibona ko hari ikibazo yakuyemo n'abandi bavanamo nk'ibi rero ntago byabura kuko muri aba nkubwiye nk'uwitwa Nzeyimana Oscar we yavuyemo anafunzwe ariko na Kibiriga numvise ngo bamanje kumukozamo. Yes nuvuga ngo bari abantu bavanamo ikintu kimeze nk'ihungabana pe akantu gato kaba konsora nutwo dufaranga aba yarakuyemo ariko ibyo asanga byarangiritse ni byinshi. Abenshi niba babana n'imiryango yabo abenshi bakasanga hari abavamo deja abagore abo bashakanye barafashe iyindi gahunda ingo zigasenyuka abana bagahinduka abandi. Ntago hagombye gutegurwa ikindi kintu kivuga ngo umuntu uvuye muri ziriya nshingano abigenza ati. So tuzakomeza rero tubiganiraho hanyuma rero nkuko ndabibabwiye icyumweru cy'abafite ubumuga ku itariki ya mbere ni umunsi wo kurwanya sida. Yego tubirimo tuzagerageza tuzajya tubibabwira uko bimeze ku cyumweru kwa gatandatu umuganda ni Rubavu na konseri hanyuma ku cyumweru tukajya mu biganiro tukavayo tujya Nyaruguru. Iyo niyo gahunda ihari turi kumwe n'abafite ubumuga. Ikindi ubwo ndashaka kubirangiriza rimwe ko ntabwo nizeye ko nzabona undi mwanya w'ikindi kiganiro. Ni akantu gatoya nasinyaraga nubwo baba batabinyishyuza naraciye mu marenga byajye bihangana. Niba mwibuka igihe nababwiye ngo nagenze kuri moto amasaha 2 kandi nari najyanye imodoka nyisiga ahantu ngenda moto amasaha 2 icyo nari ndiho ntago kirarangira ntago nabicishije amatsiko ni dosiye nari ndiho ariko narabibasobanuriye muri makenge mvuga ngo nari ngiye kureba umuntu bivuga ko yaguze umutungo wa miliyoni 30 nkajya kureba uko asanzwe abaho
nageraho nkasanga agendera ku kabando, yego. nkasanga iwe nta n'igare ryahinjira kubera ko ari munsi y'umusozi, nkakarikira income zize nkasanga zitageza no ku 120, iyo dosiye niyo n'ubu iracyariho, iracyapendinga ariko iragana heza. Iyo mbivuze nk'ubu mba mbizi ko minisitiri w'ubutabera abyishimira cyane, kuko nari muri gahunda y'ubuhuza no kugaruza iyo mitungo yagiye yandikwa ku bantu, ko nari ngiye kureba umuntu ese ari capable yo kubona miliyoni 30, ese historique bancaire ye irabigaragaza ko izo miliyoni 30 yazitunze, ese ubuzima bayeho buragaragaza ko yazibona, ese kuko urumva umutungo yawuguze ngo muri 2021 cyagiye cyantuza cya corona. Ese uwo muntu n'umuntu watunga miliyoni 21 miliyoni 30 mu gihe abantu badasohoka, mu gihe abantu batari gusohoka we yabonye 20, noneho umutungo yaguze akaba agejeje iki gihe nta n'igiceri nta income zivuye muri uwo mutungo afite, arabyaza bakishyura ni nka bya biri. urumva nibyo nakubwiraga, umuntu yari yantuye ikibazo ariko numva ntapfa kukinjiramo ntagiye kuri tere, uwo muntu wa miliyoni 30 ameze ati ngezeyo usanga agendera ku kabando, nsanga iwe nta n'igare rihagera, none se njya kuneka muri banki nsanga nta konti agira, ni ibiki kweri? None kumara imyaka 3 waraguze umutungo wa miliyoni 30 ibivamo bitazi wawe. Nizo ni metero tuba dutera, nibyo impamvu navuze minisitiri w'ubutabera, kuko hari ibyo tujyamo ariko mu nzira isanzwe ya justice bigapfa kubera ko timwe na rimwe y'inyandiko mpimbano ibiki. Nibyo nigeze kuvuga ku mudamu w'Imasaka, bavuga ko umugabo we yagurishije inzu muri 2018 ariko umugabo agapfa 2023 bakabona kuyimusohoramo. Ukibaza umuntu waguze inzu ya 20 million akayirekeramo nyirayo akaba ari we ukora kontra n'abapangayi, urumva ko kantu. Umugabo rero nagiye kumureba ariko nyine sanga nyine ugereranyije wenda yabona nka miliyoni 5. Yego. Kurumva no kugendera ku kabando ni imvuna atabashije kwivuza. Nuko mvayo rero ubwo impamvu ndi kuvuga ngo biri hafi gutungana nuko navuyeyo nkahita muri iyo gahunda mpita nihindura umuhuza. Shaka guhuza impande zombi, aho byari bigeze birimo biraza neza. Biri hafi finale. Wow. Noheli cyokora iki kiganiro Noheli zaba cyarabaye. Wow. Kuko nanjye ntangiye kwishima, ntangiye kwidunda ariko bihoramo. Maze kujyayo 3. Maze kujyayo 3 n'utundi tunama tubera muri Kigali natwo tutari munsi ya 5. None nese abantu barimo bashwana barabavandimwe bapfa imitungo, wagira ute se uremera bikakuvuna. Niyo mpamvu nanjye umunsi ikiganiro nagikoze nzaba nidunda mvuga nanjye none iyi deal ndayitunganyije, ariko igeze hafi finale kabisa, hejuru ya 85%. Wow. Cyararangiye. Wow. Cyararangiye pe. Cyararangiye. Ngo ntangiye kwishima, narabibahishe nyine bavuga ngo nateze moto y'amasaha 2 n'impavuka. Ni runono wabigenze runono. Nabigenze runono nyine. Nicyo kuko urumva mu metero buriya mu manza iyo abantu bicaye bahagaze imbere ya bar wese abashatse ibimushinjura, ariko ntabwo uba wagiye kuri tere. Ukareba mu nyandiko ngo kanaka ngo Jarasi ngo ufite imigabane ngo muri company ngo yatanzemo miliyari 3. Agenda n'iki? Miliyari 3 uratega moto cyangwa imodoka ikomeye watunze n'igikumi, uri umupangayi 3 miliyari 3, kandi wanyu wenda nta n'uwigeze atunga miliyoni 100. None muri banke nta wigeze yakuguriza, wayakuye he? Ikuzimu se habaho se? Ntihabaho. Donc izo metero bari ngombwa, kandi mu bucamanza busanzwe ibyo babiha umwanya mutoya. Bapfa kuvuga ngo igipapuro ngiki ubugure itegeko, ubugure nturebye aho ugura yavanye amafaranga, cyo bakagombye kukireba. Ugura miliyoni wari wazikuye he? Narazigujije, uwazikugurije yaragurishije, bakareba niba yaragurishije isambu, yaragurishije inka, yaragize ati banki warayigurije, wagurishije banki se nta konte ngira ibaze. Ariko umuntu imbere y'urukiko akavuga ngo natunze miliyoni 30. Wareba icyo gihe nasanze yambaye n'agapira ka leta, niko nakwita ya myenda batanga habaye evenement k'umukara rwose. Ariko byaravurye, ariko donc muri make no operation irimo ibitendo byinshi
ariko icyo ngicyo impamvu nkigira ni ukubera iyo moto y'amasaha 2 no kugera ku uwo mugabo nyirizina byahise bihindura byose. N'ubuhuza bwashobotse kuba ko nari namaze kubimenya. Uyu muntu wa miliyoni 30 namwiboneye ku kabando n'inzu ze narazifotoye, yego imiryango 6 abapangayi ba 5 ubu tuzabishyira hanze ariko nibitungana yego tuzababwire nibitungana tuzabijyamo neza, biri mu nzira nziza. Niyo mpamvu nangiye kubivuga kuko n'ubundi nibitungana tuzakora ikiganiro live yego muri uwo muhango wo kongera guhuza abavandimwe babyitega kabisa. ubwo kandi abari bumva ibyo bintu babizi bicecekera. Yego kadusezere hariho tutamamarije nawe kaduyinira nta banga amenye kandi abo turi kumwe muri uwo mukino tubiziranyeho. Yego inzira byaciyemo ni ndende, tuzongera tuzigarure zose, urumva tuzongera tuzigarure zose uko zakabaye abantu bumve ni zaba case study kuko nabandi kuko antuka pratiquement ntababeshye ubuhamya butangirwa mu nkiko barebye impapuro kandi banyiri abanditse kuri izo mpapuro bahari, birafasha kujya kuri tere nubwo bivunanye, birafasha kujya kuri tere.